documenterike z'itorero niba barandikaga iby'Imana yavuganaga nabo ibintu biri ku uyu munsi iby'Imana yigeze ivugana nabo tuma turakora iby'Imana yavuze uyu Karuranga siyo muntu waje abwira abahanuzi ngo nimuhanure ko umuntu azatanga inyubako ya Gisozi atazajya mu ijuru ibi bintu nubwo mutabizi mwabyirengeje n'uwabibabwiye ni ikigaragaza yuko mugomba kumenya ukuri ndaza kubacukumbura buri muyobozi wose wabaye muri ADPR ndetse n'uwayoboye igisata cy'abahanzi nzamugeraho n'uwayoboye igisata kivuga butumwa mugereho kugira ngo mbanze mbereke kuntu itorero ririmo kugenda ririndimuka rimeze ngo none rimeze nk'abantu bubatse inzu yabo ku musenyi kandi itorero Kristo yavuze ngo ndyubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazikuka nazaribasha ariko uyu munsi Zayima araryubaka ku musenyi atangiye kurizana nk'umuhamagaro uvuga ngo n'umuntu ushaka kujya muri korali abanze yishyura Abasenga TV kora subscribe. Imana akomeze kubana namwe inshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe Abasenga TV twagarutse Noah TV1 arahabaye dufite umwana muto witwa Alani nawe umeze neza Meze neza Pastor no umeze neza ndaho ndashimira Imana tugiye gufungura documenterike mu itorero rya ADPR yego ibyo bintu numero byumva neza ndabyumva guhera mu 1940 ADPR ishingwa n'abamisiyoneri b'Abasuwede turi kugendana neza ndakumva ikiganiro nakoze ku munsi w'ejo hashize nababwiye neza abapastor umuntu wabaye referent pastor bwa mbere n'uyu munsi reka nongere musubire yitwa Gabriel Kapitura uyu munsi wa none nta kiriho yitavye Nyagasani ariko imirimo yakoze atangiza itorero n'umurimo yakoze mu itorero Imana imwe umugisha uwa kabiri yitwa referent pastor Joseph Nsanzurwimo amakuru yiwe agaragaza yuko ari heye mu Bubiligi ariko niba leta Imana ntabwo turabimenya we neza muzari byabuzi ko wibagiye Rudoviko Sagatwa abo ni abambere babasemuzi bari kumwe n'abamisiyoneri Rudoviko Sagatwa yarashinzwe iki yarashinzwe gusemura ejo narabwiye nawe buriya muntu wa mbere babatije ni nawe uriya babatije n'uyu nuza uyu wundi w'umupasiteri umaze kuvuka Kabitura Sagatwa uriya mugabo ni w'abambere babatijwe yabatijwe mu 1943 yego ndumva turimo kujyana neza cyane amaranye nabi imyaka 3 babona kumubatiza bamuha inshingano reka dukomeze cyane rero uyu Joseph Nsanzurwimo rero bivuga ko yari mu Bubiligi ariko niba kiriho ntabwo tubizi neza yego muri Suwede yego uyu wa gatatu twaje kubona ari Reverend Pasteur Jacques Kayihura uyu muramuzi we yitavye Imana mu gihe cyashize yego ari nawe bishoboka ko avuga ko azamuye itorero Icyangugu arizana mu mujyi wa Kigali ibyo nari babwiye mu kiganiro cyatambutse noneho tugarutse mu 1994 duhereye aho ngaho kuko twaje kureba dusanga aba bagabo uko ari batatu barakoze kugera 94 ese kuva 94 uyu murimo wakozwe gute muzehe nobo ADPR 94 yarakoze cyangwa inyuma y'intambara byagenze gute ADPR yarakoze yego ariko umurimo yakoze wari mugari cyane yego byagiye rero bihinduka uko ibihe bigenda bikura natwe ari byo birimo kutuyobera ubwo rero ni ukuvuga ngo barakoze pe gusa ikintu twagira uko bagiye bazamuka niko hagiye hazamo impinduka n'amategeko bakayavugurura ariko ari ugushaka kugendana n'isi atari kugendana n'iby'Imana ishaka ari nayo mpamvu rero ubona bigeze aharindimuka iyo mpamvu bitumye ngeze aharindimuka uyu Abasuwede bazana itorero bavuze ko bazanye Pentecote siko imeze uyu munsi wa none turi 2026 Pentecote nabwiye abantu kutimo turisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gusa yego siko imeze mu itorero ntabwo tugifite Pentecote ntayihari Isayi azamura itorero arishire mu mwanya byongerera kure ahubwo nibiriho birimo biragenda bigabanuka ibikorwa byaje
uyereye ku nsengero ibikorwa byazo byagiye bifite byaragabanutse. Uyu munsi rero ntabwo tukibona ADEPR igishishikajwe no kwigisha abantu gusoma no kugira gute no kwandika. Icyo kora iryo tangazo barishyiraho ntabwo nzi niba hari abajya kubikoresha, ariko n'ababikora n'abanyamahanga ntibahembwa, kandi abakozi ba ADEPR bose bagize gute barahembwa. Icyo urakizi neza cyane. Okay, sawa, twikomereze rero tuvuye ahangaha kuri Pastor Andre Munanoka tugaruka kuri Revera Pastor. Yego, aha turi nyuma ya jenoside. Ubwo ahangaha tuhasanga Usabwimana Samuel. Kusimbutse se undi simbuka ninde? Uriya ntoza wabanje kuba w'inzibacyuho. Witwa nde? Uriya wakoranye na Karuranga na Nose. Oya, ntago ndahagera. Ntago ndahagera aho ngaho. Usabwimana Samuel rero yaje nyuma yabo bose. Kada ntacyo komeza. Ahangaha ndabona ko yaje nyuma ya 94 ADEPR yo mu myaka nyuma yo mu 2000. Ubundi wabanze ni Sibomana. Sibomana ari nawe wayoboranye na Tom Rwagasana. Ahangaha rero niho ubwo ngubwo niko biri kugaragara. Ahangaha wereye mu 2000 ugeze ku 94 tuhabona ubwo ni Sibomana sha. Yego na Tom Rwagasana. Abangaba nabo bagize urari rwo gukomeza kubaka iki itorero, none rirazamuka rigera ku gasongero ADEPR amenyekana. Turi kugendana neza. Ahanga yaba ari Pastor Revera Pastor Jean Sibomana na Revera Pastor Samuel Usabwimana, aba bantu bombi batanga n'abamisiyoneri bajya kuvuga ubutumwa hanze. Aba bantu bombi nibo shingiro twavuga ko ari ryo zamuka ry'itorero rya ADEPR. Barazamuka bakora uyu murimo, babatiza abantu, bubaka insengero. Ndagira ngo mwibutse ko bazubakaga munsi y'ibiti, ahubwo ni naho babaga bavugiye ubutumwa. Bakikorera ine bakazikura mu bimetero nk'icumi, bakaza bakongera kuzisubizayo. Buri muturage wese akaza gukurikirana ibyo bintu. Ine bakazitwara, ingoma bakazitwara, nta byuma byari byakaza. Hari ikintu bitaga ingoma ya Kinyarwanda, bakaba bafite icyo bita bakaraza, bakavuga ubutumwa umwuka wera akaza agakora imirimo n'ibitangaza, bakubaka iki isengero. Amafaranga abaturage nayo babaga bafite ku buryo buhagije, tubyumvikane neza. Ariko barazaga bakavuga ngo tuzubaka iki, njyewe nitanze umurimo wanjye ari mu bubaka nk'iki urusengero. Bakaba mu matafite bagasiba bagatima ibiti, undi akavuga ati muzane ibiti yari mu ishyamba ryanjye, undi akavuga ati ndatanga abakozi 5, bose bakaza bakihuriza mwe bakubaka iki ikintu bita itorero. None uyu munsi muzehe nyumva neza, za nsengero zubatswe n'aba bantu bavunitse bari munsi y'ibiti, zimwe zirafunze, izindi zatangiye gukodeshwa zigiye kujya kwigiramo abanyeshuri cyangwa bazororemo inkoko, hajyemo ibindi bikorwa ko zidateze kugira ngo tukongera gukingurirwa. Kabiri, aba bantu baramutse bamenye ko ibyo basize bakoze uyu munsi wa none byamaze guteshwa agaciro, n'icyitwa inyungu za muntu n'uruhare rwa muntu utari rwo guteza imbaraga z'umwuka wera cyangwa itorero imbere, bakazanamo viziyo idafite icyerekezo cy'umwuka wera mu bantu, aba bantu bababara. Ndagira ngo mwibutse yuko aba bantu bameze nka Samuel wapfuye Dawidi akajya kumushikisha, Sawuli akajya kumushikisha. Baramutse bazutse bavuga ati binaga ari kumwe negeze gute ibitubwira. Tugiye mu muri documenterike z'itorero, niba barandikaga iby'Imana yavuganaga nabo, ibintu biri kubi munsi iby'Imana yageze ivugana nabo, tuma turakora iby'Imana yavuze. Nibyo mvuga, mwarangiza mukavuga ngo ngiye ngo ndi umusaza. Ubundi mu kintu cya mbere baravuga ngo utaganiye na se ntamenye sekuru ya musi, sekuru yasize avuze. Yego, ni nayo mpamvu ubona bararishe, ubundi basa naho baryibye. Yego, itorero ryaribwe, ariko ntacyo icyo nzu wamenye yaramenye, n'utaramenye nawe azamenya, kuko niyo mpamvu iminsi nguterura iminsi ntaremererwa. Yego. Noneho rero tugarutse kuri aba pastor Usabwimana Samuel aracyariho cyane. Jean Sibomana ntakiriho, yarapfuye. Ariho.
kereka mu Rwagasana we yagize gihe yarapfuye. Imana ikomeze muri uko dashira. Rero abagabo babaye inkingi ya mwamba yo kubaka iki itorero. Uyu yavuga ngo banciye mu itorero ariko itorero rikomereje mu rugo hehe iwanjye no nkomeje kuvugira ubutumwa. Hari n'igihe cyaje cyo kujya kwinjira mu itorero bikanga. Uwo ni Samuel usabwa Imana Samuel, ahubwo ntuza Sibomana yego yashatse kwambara bamere nka musenyeri yego biranga bitewe n'amategeko ya ADP yuko bagomba gutora bituma nono aribwo babafungaga yego hahita haza rero Samuel. Okay, turimo turavuga ibintu bicumbitse bipfundikiye hano, turimo turapfundura muri ADP kuko hari abantu abana batabizi muze ibintu by'igari bajya bitwigisha. Usibye no kubyiga n'ijambo ry'Imana bari wumva bariye gukora. Okay, ibi bintu rero abantu badukurikiye kuri Noah TV 1 Abasenga TV n'abandi muri kudukurikira kuri online hano kuri TikTok, ndagira ngo mbamenyeshe yuko ibi bintu nubwo mutabizi mwabyirengeje n'uwabibabwiye ni ikigaragaza yuko mugomba kumenya ukuri. Ndaza kubacukumbura buri muyobozi wose wabaye muri ADP ndetse n'uwayoboye igisata cy'abahanzi nzamugeraho, n'uwayoboye igisata kivuga butumwa mugereho, kugira ngo mbanze mbereke ukuntu itorero ririmo kugenda ririndimuka rimeze rimeze nk'abantu bubatse inzu yabo ku musenyi. Kandi iri torero Kristo yavuze ngo ndyubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazikuka nazaribasha, ariko uyu munsi Zayima araryubaka ku musenyi atangiye kurizana nk'umuhamagaro uvuga ngo n'umuntu ushaka kujya muri korari abanza yishyure. Muze ibintu byo kujya muri korari ukabanza kwishyura byo noneho bimeze gute Izayi yazanye mu makorari? Nyine ubisoma byitondere, ijambo ry'ubwenge riranga. Ariko turi mu gihe cy'imperuka, bamwe bazabikunze, bamwe bajyana n'inyigisho zabo kandi amatwaza baba bajya badashaka kumva ukuri, ntibashaka no kwigisha igihe cy'imperuka. Ubundi Kristo yego amaze kuzamurwa mu ijuru, yego intumwa zitangiye umurimo, yego burya imperuka yari yatangiye, ahubwo turi mu mbabazi. Nyuma ya Jean Sibomana yego na nyuma ya Usabwa Imana turi kugendana neza muze yego tugera kuri Reverend Pastor Ephraim Karuranga ko yaragisha burundu. Uyu nguyu we noneho yaje ajya no kurigurisha, yaje ameze nka Yuda yego. Mwibutse ko uyu nguyu yari we muntu waje akivuga ngo inyubako ya Gisozi n'uturere mugomba kuzana amafaranga Gisozi, azana icyo bita turere adushyira aho ngaho. Bukeye rero niko kuvaho yego yavuyeho n'ubundi bagarura ibyahozeho, none nabyo barangije babisenya. N'ibyahoze barangije bagize gute? Barabirinduye bataye mu manga. Uyu Karuranga siyo muntu waje abwira abahanuzi ngo nimuhanure ko umuntu azatanga inyubako ya Gisozi atazajya mu ijuru. Yego siyo umuntu ubakishije Gisozi uyu munsi wa none. Ni naho n'ibinyoma byatangira. Si ibinyoma byatangira itorero rigatangira kwambara ubusa bw'itorero bukajya ku Karubanda, bakaregwa amamiliyaridi bariyeho na komite nyizo bafatanyije kugira gute gucunga umutungo wa ADP. Ibyo bintu byose si wabirezwe, bamwe bakajya muri gereza bakabera bakavamo. Uyu munsi wa none Karuranga ari hehe? Icyo gihe nibo banagaruye Tom na Rwagasana nabo barabitsimbataza. Yego baravuga ngo utazajya turira Gisozi yego ngo ntazongera gukora umurimo w'Imana mu rusengero. Urakoze cyane. Ibyo tuvuga ndimo nababwira ngo niba atari ukuri mu tunyomozi, uko ndibuka natwe baradutegekaga tukabikora. Yego ariko nubwo twabikoraga wumva mbese abahanuzi bose bahanuzi bategetswe guhangura Gisozi. Umuvuga butumwa ategeka kuvuga Gisozi, bavuga kubaka inkike, bazana ibintu by'amanyanga menshi. Amafaranga yo kuyubaka yari ahari, amafaranga yo yari ahari. None rero byo byari kugira ngo bakunde babona yo bishyirira mu mufuka. Urakoze cyane. Naho bavuze ngo abaturage bafite amafaranga ariho bahereye banakandarira abantu n'ubu. Urakoze cyane. Uyu munsi Karuranga ahantu ari ntago areba kitorero umuntu wabaye noneho nawe ubwe ntiyorohe. Noneho kuvuga ngo ngiye mu manga birarangiye burundu.
nshuti zanjye bavandimwe, icyo nakubwira, nyuma ya Karuranga hajeho Izayi Ndayizeye. Tugira ngo nibura ibintu bigiye kujya hehe ku murongo, yego tugira ngo nibura tuzanye iki amahoro. Ariko wajanye yazanye piki nshyashya, abantu baravuga ngo none agiye kubaka iki itorero ku buryo bukomeye. Niba tubyibuka neza iriya piki yazanye irimo yubaka itorero cyangwa yaje kuri senya? Amafoto arafite ipiki nshyashya. Njye nakubwiye ko yaririndimu uyu munsi yavugaga ngo niba byarubatswe n'abantu bizasenyuka, ngo niba ari Imana bizakomera. Kandi yibagirwa ko Imana ikorana n'abantu. Kandi yari amaze gushyirwaho nawe, Imana igomba kugendera muri yo kugira ngo akomeze iki itorero ADEPR. Ubundi yaje ari Rusenyi, ntabwo yaje aje gukomeza, kuko yakomeza n'uyu munsi itorero riba riri amahoro. Mu magambo make ngana ku musozo, iyi ADEPR iyobowe na Izayi, iyi ADEPR ifite itegeko riri gukandamiza umuhamagaro, mbisubiremo, riri gukandamiza umuhamagaro. Ntabwo Izayi byamuhesha amahoro n'abafatanyije kuyobora, kugeza naho kwinjira muri korali gusa amafaranga y'umurengera, kugeza kujya kuyobora korali bitagisaba umuhamagaro. Nyamara itorero ryaratangiwe n'iki muze n'umuhamagaro. Ubundi n'abapasitori ubwabo bavaga mu baririmbyi, yego bakaba mu badiyakoni. Yego. Ariko uyu munsi wa none uraba ufite amafaranga, bakakubaza niba wabona miliyoni ngo bagusengere cyane. Njyewe ndayifite, ukajya ku nshingano na n'ikimenyetso cya Roho Mutagatifu kikuriho. Ibi bintu Izayi azanye turaba ducumbikiye ahangaha, ariko mu magambo makeya ashoboka, ukaba abantu bakurikiranye, dongere mbibasubiriremo mu byumve neza. Uyu Gabriel Kapitura wakoze bwa mbere, hagakurikiraho Nsanzurwimo Joseph, hagakurikiraho Jacques Kayihura, hagakurikiraho Munanoka Andre, yewe hagakurikiraho Jean Sibomana na Samuel Usabwimana na Ephraim Karuranga na Izayi uri uyu munsi. Izayi ushinzwe, unasabwe gukora iby'itegeko ry'Imana ryavugaga mbere na mbere, kubera yuko Kuro yashize itegeko agomba kujya kubaka Yerusalemu ku ngoma ya Dariyo aje. Ntabwo Dariyo yaje ngo akure ibyo Kuro yagize gute muze yategetse, ahubwo Dariyo yavuze ngo kuko byanditswe mu gitabo ko bigomba kujya kubaka ibi bintu, mugende mukore iby'Imana igize gute ishaka. Izayi ushobora kwemerera abantu bagakora iby'Imana ishaka iciye muri wowe, ariko niba bitanakunze, mbabarira utanga umwanya, umwitorero rigaruke mu muhamagaro, ubutumwa bwongere buvugwe, abakizwa bakizwe, abihana bihane, abo bakitorero ryongere ryubakwe, akajagari kamwe itorero rikaveho. Hari igihe cyagiye ADEPR kugera mu Bugande, ADEPR mu Bugande yarasenyutse, nzabigarukaho. No hanze yarasenyutse. Ubwo abasore batwaye itorero ryabo, Pentecote ntayihari. Abasenga TV na TV mugire ibihe byiza, ndabashimiye. Imana akomeze kubana namwe.